umudamu kwa muganga nahamagara abantu 17 nkabura n'umwe w'igiceri cy'ijana yarangiza akangishyura kuri finale. Wa mugabo sha haleluya haleluya here with this time yakomera de bonne faida yo imvugo yiwe niyane Yesu nziza ugarira kawabivuze bizozima. Mubarize kwa mugabo waramubonye cyangwa ni wamubonye? Mubarize kwa waramubonye cyangwa si igitari? Ni waramubonye mukomera amashi Abraham none cyagenze gute kugira ngo uve hangaga? Watabawe gute kugira ngo uvanga? Aba ngo wa mugabo witwa Yesu. Mugabo Yesu n'umugabo. Umugabo abazimu bose bishwa n'ikinyarwanda gusa n'icyongereza buriya hari ukuntu kwitira umuzimu mu cyongereza agahita wera. Yesu nuhura n'umuzimu wo muri Nigeria uzamubwira ngo ugiye kuzazana ibinyarwanda ngo ndakukubise uzirande kwa tubudati fire Zahita yiruka mugabo ari umugabo utandukanye n'abandi bagabo Imana ibaye nonaha ari umugabo uza kumukura ahantu wari utinze igihe kirekire ari umugabo uza kumukuraho ubwo burwayi ari umugabo uza kumukuraho urwo ruvugo ari umugabo uza kumukuraho ubwo bushomeri ari umugabo uza kumukuraho abo bagusize ari umugabo uza kumukuraho akira ubutabazi waje muri amateraniro akira ubutabazi n'Imana akira umugabo w'intwari wageze mu bapfakazi yarangiza akivuga akira umugabo wageze mu ntare yarangiza akivuga akira umugabo wageze mu ishyamba akita umwami w'ishyamba akira umugabo wageze kwa Lazaro igitangaza kikaboneka akira umugabo wageze kwa Yayiro agaseruka n'Imana akira umugabo wageze ku nyanja inyanja yabuze agatandukanyemo inyanja mo kabiri akira umugabo wageze mu mudugudu asanga amazi yaho ararura arangira avuga ngo munzanire imerezo sha yarangiza agahumanura amazi abisirayeli bose bakanywa akira umugabo. Haleluya 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 akira nde umugabo reka no kuvuga Isirayeli umugabo sha wa mugabo waduhaye ijambo bari baratwambuye ijambo wa mugabo waduhaye kubyara ukaba dufite abakobwa n'abasore wa mugabo washa watubwiye ngo azaduha ibiryo tukaba turi kurya tugahaga wa mugabo watubwiye ngo azatwambutsa amahanga tukaba turi kugenda wa mugabo bita Yesu. Wa mugabo dutuje mu mujyi wa Kigali wa mugabo watubwiye ngo tuzapfa turimbwa sha akaba yaratugize abagabo wa mugabo watubwiye ngo tuzapfa tutikamiye nayimbwa tukaba turi gukama yinka wa mugabo utanga vitasi ukabona n'umwo gutwerera we wa mugabo wankoreye ubukwe nabu nama y'ubukwe ibaye ni wa mugabo umugabo wari warabuze umuhoza ariko akiri umuhoza yewe aravuze ngo abaturanyi be bande abaturanyi be n'abamubonaga kera ahora asabiriza barabazanya bati uyu si we wicaraga asabiriza bamwe bati ni we abandi bati si we icyakora asa nawe Imana iguha umugisha kugira ngo ngiye gusa n'amasezerano Imana yavuze ese usani Imana yavuze haleluya haleluya ahantu narinze Imana irahamagurukije ahantu warutinze Imana ije kuwabwira gute niba wari mu marira niba wari mu mubabaro Imana ije kugira gute ije kuwagurutsa babyanga nibabyemere dufite Imana itari baya ngo icyambere n'igibesha cya kabiri gira imbabazi cya gatatu ijambo yavuze ubwayo ikurikirana imyaka ibihe n'ibihe ibikurikirana imyaka ibihe n'ibihe
Yesu ngo abyiyumvamo. Yesu abyiyumvamo afata abigishwa arabwira ngo nimuze tugende. Bafata inzira baragenda. Bamaze kugenda basanga umuntu umeze nkawe cyangwa umeze nkawe, wa wundi udafite ubuzima, wa wundi udafite ishusho, wa wundi w'umukene, wa wundi wo gutaranarebaga. Ngo asanga arimo arasabiriza, ngo atega amaboko. Uri tugira abantu tugendera bazi kuvuga. Urabona Theogene ntazataka nivugire, warazatabarwa ntacyo azigera. Urabona ngo buriya ngo nubwo nanutse nazabyubara ndo kubera ko nazabyubara. Arwambye ngo ugirye akamayineze ubu ngubu ni pafu. Mu gitondo nje gakoza mu gikoma ngakoze mu isinde. Yemwe bamushyira kumva ni wenzakira mu gikoma gihe mindi kugira ngo rero umukimuye oyo uragashiramo agira ngo ndabinde nabizi ko ndabizi ko mabashira misuka mugati bagashiramo ko mwagiye muri nubwo niza ariko niza uruhande rwayo. Haleluya. Wabigishwa baramubaza ngo ko tubona uriya muntu kwabona atareba nkatwe, mbese ni umubyeyi wakoze icyaha cyangwa ni mubwira ngo gutinda mu kigerazo bituma baguhindura n'amazina. Ngo kuburiya atarya ngo nuko adasenga, ngo murabona ntanzugwa nuko atazi gutanga amafu, ngo nazi no gukora di, ngo turabizi nuko akazi kataraboneka. Wani ndo wakoze icyaha we, wako tubona yicaye hariya mubwira ngo nyine yicare nyine, yicare ukomeze urindire Imana. Barababwira ngo Yesu, barabitegereza areba na wa wundi, baramureba barababwira ngo ariwe nta cyaha yakoze, ari n'ababyeyi ba nta cyaha bakoze, ahubwo kugira ngo imirimo y'Imana, mubwira ngo Imana itinze ni ukugira ngo imirimo y'Imana igaragare muri bo. Impamvu itinze mu kiganiro ni ukugira ngo Imana ikore bareba. Impamvu itinze mu kibazo ni ukugira ngo Imana ibanze ibatere, mubwira ngo barabona Imana igiye gukusanya. Asifiwe. Harya neza isobe ijambo rikomeye gereza ngo amajwi y'amazi menshi, umuraba w'inyanja ukomeye, Uwiteka uri hejuru, abirushiki kugira ngo bakuvuga n'abo bagusebya n'abo bavuga ko utazatabara, kugira ngo Imana ibarusha imbaraga. Wari hejuru y'abahanuzi noneho Yesu arabwira ngo nimuhumure, kwari ukugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe. Imirimo y'Imana ubwira ngo hari imirimo Imana ije gukora, hari imirimo ndumva hari imirimo Imana ije gukora. Yesu ngo arunamye, ubwira ngo Yesu aje gukora ikintu cy'ubufindo. Arunamye wakusanya umukungu, arawukusanya, amaze kuwukusanya aciraho, umubwira ngo aravangavanga. Se Imana ivangavanga cyangwa kuvanga? Baravangavanga. Afata icyondo ahumaho, mumbarize ngo ko wize umuntu afashe icyondo akagishyira ku munwa yareba cyangwa ngo yarushaho guhuma. Mwarize ibaze umuntu afashe icyondo acyongereye ku muhumyi, amaboko yawe ni maremare, 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 amaboko kanya Yesu akimukoraho mubwira ngo ahise ahumuka. Yesu agira gute?
ijambo rikomeye mubwiye yamubwiye ngo haguruka arwe ngo haguruka ujye mu kidendezi hehe badi Silowamu waje hehe kugira ngo natahangiza n'ukuri kw'Imana kandi urataha igitangaza Silowamu zitwaje muri gurupe Silowamu sana agahinda tugature Yesu wahita yiruka ajya mu kidendezi cyitwa Silowamu. Agezeyo niba yaridumbaguje, niba yaroze mu maso, niba yaroze uw'ingarama, niba yaroze umwihu yibize, niba yaroze wa wundi mubwira ngo icyangombwa nuko yatabawe. Ikintu bikora cyose icyangombwa nuko utabara. Waririmba asifiwe. Agarutse kugira ngo yagendaga nk'abandi bose, agenda nk'abakire. Buri muntu utatabarwa agenda yihuta. Yasanga inyanya zimeretse zashize, ariko iyo wagera bati ko nazisanga zose ndagura kugira. Urabona mu isoko mu birembo ngo buriya ngo badanditse byinshi, ndasanga imifungo myinshi babimaze. Kabati ningara wava mu murimo nyine ugahita ukubita amazi, kwa kuri twigaga wagera mu mushaka ugahita ukubita gutya rwose, ugategera kwa tica nyine bugahita warangije ngo araza. Abantu bari bateranye bahano kandi mubwira ngo ahantu bari bamusize bari baje kuhamutegerereza. Mubwira ngo ahantu bagiye kumutegerereza n'ukuri hari abantu bagiye kumutegerereza, kandi uzanye ubutabazi, uzanye igisubizo, uzanye kugirirwa neza. Niba turi muri Yesu neza tugumemo, kandi twongera tugumemo. Harimo ubutabazi, harimo kurengerwa n'Imana, harimo gusubizwa, harimo kwakira, harimo akazi, harimo ubuzima, harimo amafaranga, harimo kurya, harimo kwambara, harimo kubyara. Wayikomeye amashyi. Harimo byose. Ngo abaturanyi be n'abamubonaga kera ngo ahora asabiriza, ahora ateze amaboko. Muri rukuru murakubitira ngo nuhava, ngo nuhava ngo uzarongorwa nuko napfuye, cyangwa uzarinda upfa. Niyo yararongoye ngo ni umubyara sha ayiwe. Cyone ari umuntu wavuze abwira urambwira ngo sha ngo ni umubyara ngo ukamuheka ngo uzabone ko iyo nkora bitabaho. Undi araza arigisha abatuva nkubwira wa murozi we nanjye ngutangariza aho umwana anyura ndahafite yamubyara. Yamubyaye kibagabaga, yamubyaye utangariza abadayimoni babwira ngo barakubeshye, babwira ngo baragushuka. Dufite Imana yumva. Ngo n'abamubonaga kera ngo ahora asabiriza barabazanye ngo mbese uriya siwe cyangwa siwe. Barakomeza barabaza mubwira ngo bagiye kukugisha impaka. Impaka zigiye ese ni Korodina, ese ni Mariya, ese ni Jacqueline, ese ni Rufosina. Niwe watabawe, niwe wabyibushye, niwe wambaye, niwe wariye, niwe wabyaye, niwe wagize inzu. Mbese niwe cyangwa siwe? Niwe. Haleluya.
tumukomeze mubanze muvuge. Ese niwe yo kufanzira atayate nabona ari weta komwe narinzi ko ari igikarase rone ndabona kayobe ese moviti yisiga n'amavuta mbe niwe ngira ngo arahagarara bakomeza abajuju uyu nubi baravuga sora ariko ngo twari tumuza asabiriza byagenze ko kugira ngo Imana ije guhindura amateka yaratwimanye Haleluya Yesu nyumbe yaguhesha pe aritegereza arabihorera kugira ngo reka babanze basakuza Imana ije gukora. Imana nigikorera mu kavuyo, reka babanze bakuvuge, reka babanze bagusebye, reka babanze bavuge. Umugabo Daniel baramanze maze baginama n'abasengimana akuhawe intare zirashira mbabwire mwebwe mwahoze mu njya y'imaka abamwe mwakomeje gusakuza nabihoreye aragarara bitegereza arabyo ngo ni njyewe habyo ngo ni njye wawundi wahoragizi mbere yawe tuzamuye amashime ntabutse kugushima Yesu arakora watabawe gute kugira ngo uvanga aba ngo wa mugabo witwa Yesu umugabo Yesu n'umugabo wa mugabo witwa Yesu niwe watojya ko arangiza arambwira akansiga ku maso arangira ambwira ngo nijye mu kidendezi Yerobowamu niyuhagire mubwira ngo hari umugabo utandukanye n'abandi bagabo Imana ibaye nonaha hari umugabo uza kugukura ahantu wari utinze igihe kirekire hari umugabo uza kugukuraho ubwo burwayi hari umugabo uza kugukuraho ubwo ruvugo hari umugabo uza kugukuraho ubwo bushomeri hari umugabo uza kugukuraho abo bagusize hari umugabo uza kugukuraho akira ubutabazi waje muri amateraniro akira gutabarwa n'Imana akira umugabo w'intwari wageze mu bapfakazi yarangiza akivuga akira umugabo wageze mu ntare yarangiza akivuga akira umugabo wageze mu ishyamba akita umwami w'ishyamba akira umugabo wageze kwa Lazaro igitangaza kikaboneka akira umugabo wageze kwa Yayiro agaseruka n'Imana akira umugabo wageze ku nyanja inyanja yabuze agatandukanyemo inyanja mo kabiri akira umugabo wageze mu mudugudu asanga amazi yaho ararura arangira avuga ngo munzanire imerezo nshya yarangiza agahumanura amazi Abisirayeli bose bakanywa akira umugabo Haleluya 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 akira nde umugabo reka no kuvuga Abisirayeli bazureze kubi amazi Mose nayemeye yamaze kugira Haleluya 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 amen asigaye wanitunga kuba buzi ko abazimu bose bishwa n'ikinyarwanda gusa n'icyongereza buriya hari ukuntu kwitira umuzimu mu cyongereza agahita wera Yesu nuhura
muzima wo muri Nigeria uzamubwira ngo ibyo kuzazana ibinyarwanda ngo ndakukubise izirande twati fire zahita yiruka. None utamwanyira mu Cyongereza. Haleluya. Nuhura niwe Burundi nyine uzi kuzamukura. Nuhura niwo mu mashi naho uzamukubitire mu mashi. Asifiwe. Abye ngo wa mugabo witwa Yesu ndumva agiye gusoza. Wa mugabo witwa Yesu yatobya kondo. Wa mugabo wa mugabo waduhaye ijambo bari baratwambuye ijambo. Wa mugabo waduhaye kubyara ukaba dufite abakobwa n'abasore. Wa mugabo watubwiye ngo azaduha ibiryo tukaba turi kurya tugahaga. Wa mugabo watubwiye ngo azatwambutsa amahanga tukaba turi kugenda. Wa mugabo bita Yesu. Wa mugabo dutuje mu mujyi wa Kigali. Wa mugabo batubwiye ngo tuzapfa turimbwa sha akaba yaratugize abagabo. Wa mugabo watubwiye ngo tuzapfa tutikamiye nayimbwa tukaba turi gukama yinka. Wa mugabo witwa Yesu. Wa mugabo upanga umukwa wa mugabo akabwira ngo tuzakujya inyuma akakujya inyuma koko. Kirambwiye ngo tuzakujya inyuma kubarahajya pe barahajya wakubita kwa Alfonsina akabwira ati none ya fanta wemeye ati bavuga uvuya. Wakubita kwa Jacob ati ko wanyemereye by'imnono bigende bita abandi barakubeye wa mugabo utanga invitation ukabara n'umwo gutwerera we wa mugabo wankoreye ubukwe nama y'ubukwe ibaye ni wa mugabo niwe kweli wa mugabo nabwaje madamu kwa muganga nahamagara abantu 17 nkabura n'umwe w'igiceri cy'ijana yarangiza akanyishyura kuri final. Wa mugabo sha haleluya with this time yakwemera de bonne faida yo imvugo yiwe niyane Yesu usinisa ugarizata wabivuze bitoshiba. Mumbarize kwa mugabo waramubonye cyangwa ni wamubonye? Mumbarize kwa waramubonye cyangwa si igikuri? Niba waramubonye mukomera amashyi ushira umugabo turashoje umugabo nari mumbije mukabije yasaramurikira nari mumanutse isoni yasamuramo nari nduje uyu mwuma yasarazati ayi mwana wanjye mumorerera umuntu muri kumwe numurekure gusa ubwo Imana iguhuje na wa mugabo wimurekure dusenge wimurekure ubwo ngo wari warabuze umuhoza ariko akiri umuhoza mubwira ngo mu bantu Imana ifitemo umuntu Imana ifitemo umuntu wimurekura ahari wasanga igisubizo cyawe kiri aho. Mubwira ngo wari warabuze utura agahinda ariko Imana iguhuje n'umuntu utura agahinda barakuvuze barakusebeje barakugambaniye baravuga ngo ntuzatabarwa baravuga ngo ntuzahava baravuga ngo ntacyo uzimarira baravuga ngo uzapfa utyo bakuvuye ku gahera
reka mubwire ngo barakuroze ntabwo batakoze ariko mubwire ngo akira umugabo uruta abandi bagabo. Reka dusenge reka dusenge wa mugabo saa cyenda zigeze yitamurira Abisiraheli mu gicuku cya nyuma. Saa cyenda zigeze, saa cyenda ziruzuye, hamagara uyu mugabo aza gutabare, hamagara uyu mugabo aza kurengere, hamagara uyu mugabo ikibazo cyawe, hamagara uyu mugabo wari